monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kugira ngo umuntu akorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi na mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari aka video gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba abo bantu babishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntago zigeze zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntago tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Yakemuka bite technically abashinzwe ya team badusobanurira? Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze